yajyaga ibwira abantu ngo bihane, isigaye babwira kujya hanze, isigaye babwira kujya mu ndege. Nibyo musigaye muza mutubwira. Ariko ibyo Yesu wari waramutumye yari afite gahunda ngo ibyo kujya bye byari byo gukora umurimo wamutumye. Urumva? Mwebwe nimuza mutubwira ibya visa. Hari ukibwira undi ngo yihane, sijya kuvuga ngo Imana iguhaye visa, Imana iguha amafaranga, Imana iguhaye inzu. Bese tuvugana rero ngiye kubabwira ku ngegera. Ingegera zizengereza abantu, ingegera tubana nazo, ingegera zifata zikaba zizi neza ko hari ibyiza byigize kuvugwa bizabaho mu gihe kizaza, bikarinda ibyo bintu bibaho zitaramenya ko byabayeho kubera ubugegera bwazo. Ibintu tuvuganireho uyu munsi, turaganira ku bijyanye n'izo ngegera. Turaganira ku cyubahiro abahanuzi bashaka kwiha cyangwa se bashaka kumaranira. Ikindi kintu turi buganireho, ese kuki abigishwa bashaka kugaburirwa? Kuki abigisha bashaka kugaburirwa n'abigishwa? Ese dukwiriye gusenga Imana gute? Usibe batubeshya, bakubiye muri izo ngegera baza batubeshya, batubwira ngo mukore ibi n'ibi. Nge ndaje mbarangire ukuntu mukwiriye kuzajya mubigenza, apana kumvira ibyizo ngegera. Ikindi kintu turi burebeho rero, kuki turebera abantu mu ndorogwamo itariyo? Kurebera abantu mu ndorogwamo itariyo bitubujije kubona iki? Umugisha wakagombye kubona. Ikindi kintu turi burebe ukuntu Yesu yaje, ariko ntibamenya ko yaje kubera iki? Ubugegera, ubuyuku baba bafite muri bo. Rero ibi bintu ndi kubabwira, wenda mwagira ngo ndi gushaka views cyangwa se comment na share. Nukuri uyu munsi nani byo ndi bubasabe, ariko munyemerere mwumve iyi video muyirangize. Wenda ni munabime pe, wenda ni muname comment, kuko sinyicaje ahangaha ubundi sinayinangaburira, like singaburira. Ariko mumbabarire mwumve ubuyuku bw'aba bantu, mumbabarire mwumve amaherezo y'ingegera ukuntu bijya bigenda. N'umuntu abangegera cyane icyo bimuzanira. Comment yawe uyijyanire, na like yawe nushaka kuyijyanire. Noneho kugira ngo utagira ngo ndi kuba mvuga ibingi kugira ngo umiyo comment cyangwa umiyo like. Ariko icyambere cyo inyungu mfite nuko ndaba ngubwiye message yanjye kakugeraho, ukamenya ibyizo ngegera zitwihishamo, ukamenya ibyizo ngegera ziyoberanya kandi ziba zizi ibintu byarangira ibyo bintu bikabaho ariko nizibimenye. Izo ni impumyi, ni ingegera. Umva, ntago wamenya ibyazo. Nabiri numara kumva iri jambo ngiye kukubwira, urahita umenya ko tubana n'ingegera. Ingegera imbesiri zaho gusa zibereye aho. None se niba atari ingegera gute tugiye kungegera? Icyame nabwiye ko ari turi bure kungegera. Gute umuntu aba ari mu itorero akigisha abantu byo gutanga no kugira ngo bamuhe, kandi Yesu azatubwira, Yesu atarigize za asabiriza ngo nimume, ngo muzane ibyo mufite, ngo mukore ibi n'ibi. Nyamara Yesu we banamubajije ko afite ibyo kurya, arabasubiza ngo ibyo kurya ndabyifitiye. Yarababwiye ngo ibyo kurya ndabyifitiye, ngo ahubwo ngo ibyo baribaza ngo si ibyo kurya ni iki. Basanga umurimo ngo se yamutumye ariwo ngo byo kurya byiwe. Nk'uko ngo umusaruzi ngo avuga ngo harabura amezi ane ngo dusarure, ngo ninywa ko ngo nawe ngo yarari gukora umurimo wa se yamutumye kugira ngo igihe nikigera kizagere ibyo se yamutumye yarabibonye. Ariko ingegera tubana nazo cyangwa ingegera duhura nazo no mu mihanda zitubwira ko tugomba kurekura ibyo dufite buri munsi, nizitubwira ibyo se cyangwa se iby'umwami bari gukurikiza yaje yigisha abandi. Ugiye kuvuga ngo ndatukanye, nimubwira iby'iyi nkuru urasanga uwo muntu yari ingegera. Uyu mugore w'umusamariya niwe nje kubabwiraho, nukuri kose yari ingegera. Kuko yaza kuba atari ingegera aba yaramenye yuko Yesu yaje, kandi kuko nawe ubwe yaramubwiye ngo batubwiye ko Mesiya azaza. Ibaze kugira ngo Mesiya bari umubwira ngo ni ngewe Mesiya, ngo ni ngewe bahanuye, kandi bari kumwe amaze kumwimasha. Uwo muntu ni yari ingegera, sibye kubeshya. None se nimutubwira ngo dusome Bibiliya dukurikiza ibya Bibiliya, ubu urambwira ko niba nasomye iyo nkuru
nta nyigisho naba narakuyemo, nasanze uwo muntu yari ingegera mu kinyarwanda cyacu cy'ubu. Aba dufite abantu bameze nk'aba antikristo baza bigisha ibintu bitandukanye n'ibyo Yesu yigishaga, bakaza baba bafite amarangamutima yabo bakubwira ngo kwiriza ubusa n'icyaha, kwiriza ubusa n'ikosa, bakaza bakubwira ko ubuhanuzi budakwiriye kubaho, bakaza bakubwira ko wirije ubusa ngo usonza, ugahombana imisaya, ukarwara n'igifu. kandi Yesu si bigize azabitubwira, yaje atubwira ko tugomba gusenga. Urumva, mureke dusome ibi byose ndi kubabwira, muraje mu byumve, muraje tubisome, turabisanga muri Yohana igice cyaho cya 4. turasoma iyo nkuru, nutabona ibyizongegera uramenya ko nge nakubeshye, kandi wasanga bari ingegera koko. Ngewe nasomye numva ndumiwe, numva biranyigishije. Dufite abantu baza batwigisha ngo nimuzane, umugaburira abigisha, mumugire gute, mwigisha nakagira inzara. Ariko Yesu twabonye ko ibyo kujya bigendanaga, hari aho tubonye bigendanaga. Kubagaburira si ikosa, ubifite wamugaburira. Ariko se gute we yaza kubwira ngo gabura gabura gabura, kandi Yesu nawe yigize atubwira ko yasabye ibyo kujya ngo bamuhe, ngo bamuhe yishyire mu gifu. Niyo Yesu yasabaga, yarababwira ngo yugiriye umuntu neza nk'umukene, uba nawe ni wubugiriye, niko yazaga avuga. Ariko biratangaje kuba abiki gihe baza kubwira ko bahaza amafiriti, bariye ibintu ngo ibifu byatangiye kubakura ku masukari n'ibiki. Harimo uri mwaho ngaho umukene utazi n'ukuntu isukari imeze, naguru yindi y'icumi yarabuze igikoto cyo kuyigura kugira ngo anywe icyayi cyangwa se igikoma. Ariko hashira umwanya ukumva bashyizeho igiturisho cyo wavuze iryo jambo, ngo wavuze ijambo ry'Imana, kandi niwo wa wundi ibyo kujya byasagutse n'igifu kiwe kitakibyakira ngo byemere, ahubwo n'abaganga babikuyeho. Biba bibabaje rero ko batatanga ituro rya wa muntu waburahe, rya wa muntu wabuze nakugurira iguru, ugasanga batanze ituro ryo kugira uwo muntu. Ibiturisho by'abakene bamwe babikuyeho. Ndavuga ingegera, ariko abantu bazima ntago babikuyeho, ni ingegera zabikuyeho, ntago ari abantu bazima. Kuko ari abantu basenga gira data mukuri no mu mwuka, ntago babikuraho n'ukuri kose ndabarahiye. Ahubwo bashyikira icyo cyifuzo, abo bakene bakajya bagira ituro babagenera. Ubwo rero bimwe mu bituma abantu baba ingegera nuko bahanuriwe ko Yesu Kristo ariho kandi azaza, ariko akabageramo niba nabimye ko yaje. Wumve ko uwo Musamariyakazi yabwiwe ko Yesu azaza, bavugana musaba amazi, ariko namenye yuko bari kumwe. Yebabawe, iby'iki gihe bihishwe abantu, kuko nibigize bashaka kumenya Bibiliya ngo bayisome. Mureke dusome iri jambo ry'Imana dusanga muri Yohana ibice byaho ni 4. Uri busange uribaza impamvu abantu bakunda ibyubahiro, baza bavuga ngo nabahanuzi kandi bagakunda ibyubahiro. Kandi Yesu yavuze yuko nta muhanuzi uzagira icyubahiro mu gihugu cyiwe cyangwa se ahatuye. Ariko abiki gihe barwanira icyubahiro kugera naho biyuta ba dadi imbere y'abakristo babo, ngo ni ba dadi. Yegege nge nta nubwo uri dadi wanjye, Imana niyo dadi wanjye, niyo Mana yanjye, nge nta muntu nzita dadi. Ingegera ziza zishaka ibyubahiro, ziza zumva bajya bazubaha gusa, bagakurikiza ibyo zivuze, kandi bari kuvuga batambikire iby'ijambo ry'Imana. Gere ngiye kubabwiza ukuri kweruye, ukuri kwa kundi abantu batinya. Reka nze mbabwire. Nuko umwami Yesu amenya yuko abafarisayo bumvise ko yigisha kandi abatiza benshi arusha Yohana. Icyakora Yesu ubwe siwe wabatizaga, ahubwo ni abigishwa be. Nicyo cyatumye ava i Yudaya agasubira i Galilaya. Yiyumvagamo ko akwiriye kunyura i Samariya. Nuko agera mu mudugudu w'i Samariya hitwa Sukara, bugufi
gikingi Yakobo yahaye umwana we Yosefu, kandi aho hari iriba rya Yakobo. Yesu ananijwe nuko yagenze cyane apfa kwicara kuri iryo riba. Hari nk'isaha 3. Uraje wumve tite ya wundi yavugaga ngo Yesu avugana n'umusamariyakazi. Kandi aho hari iriba rya Yakobo. Nuko Yesu ananijwe nuko yagenze cyane apfa kwicara kuri iryo riba. Hari nk'isaha 3. Umusamariya aza kuvoma. Yesu aramubwira ati mpa utuzi two kunywa. Icyo gihe abasamariya basuzuguranaga n'abayuda bakabanena. Urumva? Niho mpamvu nakubwiye ngo turareba impamvu umuntu ashobora kurebera mu ndorogwamo itariyo akakwitiranya. Kurebera umuntu mu ndorogwamo itariyo abenshi babujije umugisha. Kuko abigishwa be bari bagiye mu mudugudu kugura ibyo kurya. Umusamariya kazi aramusubiza ati ko uri umuyuda nkaba umusamariya kazi urasaba amazi uti? Icyatumye abaza cyo niko abayuda banenaga abasamariya. Urumva? Ni nabyo njya mbona ugasanga ngewe rwose izi nsengero n'aya madini bakuyeho nasanze ntaho habagamo kunena. Icyambere cyo mwasengaga ngo Imana imwe mukavuga Yesu umwe, ariko ikibabaje cyanyu kiteye n'ubwoba giteye n'inkeke hari kuziramo n'ibindi, nawe ari bujye gutana umundi mudugudu w'ahandi ngo bamuhigaburo, kandi aricyo gikombe ngo ari kitwibutsa urupfu rwa Yesu Kristo umwe twese dukunda twibuka. Na numwe mwari buhe iki ku gikombe mwanenanaga nangu ubwanyu, kandi ngo muri gusenga Imana imwe, muri kuvuga ngo Yesu ngo umwami umwe. Ese kuki mwanenanaga nihabe haba uwaha igaburo mu Kristo wundi mu pasiteri, namwe ubwanyu mugasubiranamo? Nimba bwa ko mwari ingegera abantu mubigegera mukimana n'amaraso ya Yesu Kristo, kandi atari mwebwe mwapfuye urwo rupfu. Niba Yesu Kristo tumubonera ubuntu, kuki serivisi zanyu muzigurisha mukatwima amaraso ya Yesu Kristo? Umuntu yaba yagiye ku mudugudu w'ubunaka ngo ntago muri mu muheho, abantu b'ibisambo mukabisamba no ku maraso ya Yesu Kristo, kandi buvuga ko ari umwami twaboneye ubuntu, mukabisambo ku mubiri wiwe, kandi yadutangiwe twese akajya ku musaraba kugira ngo ducungure. Ariko se nimwamwimanaga ugasanga ni mwaha mu Kristo ngo ni mwamuha. Mbega ubusambo, mbega ubugegera, ingegera gusa. Ingegera gusa zimana amaraso ya Yesu Kristo zikimana umubiri we. Niba umuntu yemeye, Yesu yaravuze ngo uzemera kurya kw'iki gikombe apfa kuba atabigiriye gucirirwaho urubanza. Ariko mukifata mukima umuntu umubiri wa Yesu Kristo kandi ari umwana w'Imana twahawe mukamwimana. Aho natavuga ko muri ingegera ni hehe? Niyo mutarabangegera, ninde muntu wari kwifata agafata n'umuntu uvuye muri Ebenezeri akavuga ati ubwo wemera Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe ntago twajya ngo tukwime? Ninde muntu wari bumuhe? Mumbwize ukuri. Ngene mpamvu nabwiye ngo iyi video muyirebe, singonga ko mumanareke na comment wenda munabyijyanire pe, singonga ko nanabibasaba, ariko mumbwize ukuri musesengura aha hantu. Ni iyihe mpamvu umukristo yari buve mu idini mu itorero cyangwa se mu rusengero rwegeranye n'urwabo, bose basenga Kristo, basenga Imana imwe, buzura umwuka kimwe tubwira ko ibyo bahanura bose bemera ubuhanuzi n'umubatiza ari umwe, ariko mukamwima ku gikombe cya Kristo cy'amaraso ya Kristo, mukamwima no ku mubiri wa Kristo. Muri ibisamba, muri ingegera, abantu mwimana mukanimana n'ibyo, kandi aricyo cyitegererezo tugenderaho twese. Ariko kwizera tugenderaho twese ngo ubwo Kristo yatubambiwe turabana b'Imana, ariko mukabyimana. Ngiye nayibonyemo ubugegera, mbibonamo n'ubusambo, kuko biragaragara. Ngaha hagira uwunyomoza, noneho hagira uwunyomoza ko nabugegera bwawe burimo, akaba yava ahangaha mwese mwemera ko Yesu Kristo ari umwami yatubambiwe, ariko akaba yajya muri kiliziya ngo bakaba batamanga ngo karisitiya mukayimana, kandi ngo nibigaragaza ko Yesu Kristo yagize yamanitse
ngo yatubambiwe, byonyine kubyemera byo byonyine byakamuhesheje kuba yarya n'iki n'iyo karisitiya, kuba yemera ko Yesu Kristo yabambwe byo byonyine byakamuhesheje kuba yarya kuki kuri uwo mutima. Ariko ikibazo murabyimana, niyo mpamvu mbabwiye ngo muri ingegero. Umusamariyakazi arifataniye amwima amazi kuko ngo baninanaga, bakoraga nk'ibyo ngibyo mwakoraga, ariko ntabwo bari bazi ko Yesu yaje. Uraje wumve 10 aravuga ngo Yesu aramusubiza ati iyaba waruzi impano y'Imana ukamenya n'ugusabye amazi uwariwe, nawe aramusubiza, nawe uba umusabye nawe akaguha amazi y'ubugingo. Urumva ntago yari amuzi, ubu tuvugana namwe ni muziranye. Niyo mpamvu mwimana bene se kuko mutabazi mukabima. Nta mwuka w'Imana ubarimo, yaba rubarimo mwana akagira yerekwa, mukamenya ko niba mushonje hari undi ushonje, mukamenya ko niba muri umubiri wa Yesu Kristo nuriya muwimye nawe yaramukeneye akimara kwizera gusa ko yabambwe, mukamuha kuki kuri uwo mubiri. Ariko se mubibwirwe ni iki? Nta mwuka ubarimo. Undi ati databuja ko udafite icyo uvomesha n'iriba rikaba ari rirerire, none se ayo mazi y'ubugingo wayakura he? Urumva kutizera asitangiye kuzana impamvu nk'izo mujya muzana, avuga ngo nagafite icyavomesha ngiriba ni rirerire, nkuko nango mujya muvuga ngo ntago twamuha se abadakijwe neza. Ubundi se mufite igipimo, mufite igipimo umuntu ukijwe? Na wanyu se mwaho umubiri wa Kristo kandi yarayasambanye? Ese nawo mwaha ayo maraso ya Yesu Kristo kandi yarayakoze amabi? Niki gituma mwimana umubiri wa Kristo mukimana amaraso yiwe kandi twaramuherewe ubuntu? Nimbabwira ko muri degera sindabangosheje, nimbabwira ko muri bisamu mwamushaka indamu, mwamukeneye ko bazana ibiki byose bariya mugira simba ngosheje, mwamukeneye ko bazana amafaranga n'ibiki byose. Mwafashe cyari igitambo gisimbuza amafaranga. Yesu niwe yaraje ari igitambo gikwiriye kizima, ariko ngira ngo mbabwire ko service mudukora mu rusengero mutwaka amafaranga. Ibyari ibitambo inunguru zavuyeho n'ibindi bitambo byavuyeho, ariko asigaye igitambo kimwe musigaye mukurikiza nimuzambeshye, musigaye mukurikiza igitambo cy'amafaranga. Udatura nabahinduka igicibwa, udafite amafaranga ahinduka igicibwa. Icyo gitambo mwagumijeho ni nk'ikigirwamana cyabaye amafaranga, kandi igitambo cy'ukuri badufite ni Yesu Kristo. Ariko ngira ngo mbabwire ko amafaranga ahirutse ibitambo imbere yanyu. Muza mu nsengero bamwe muri mwebwe badashyizeho agashahara kanyu, mutanatwigisha, mushobora kubyanga, mushobora kuba muri kuruhira ubusa. Musigaye muza mukurikiye amafaranga, mukurikije ko bazatura banango bakagira igihembo cyanyu. Hari abo bahindura abakristo bagahita bazivaho izo ne bakirukanga bakajya gucuruza nabo bakajya kureka ikintu bakora. Gusa harimo n'abahamagawe bazi umuhamagaro w'Imana, ariko njya mbabwire ngo ni mwe kwijana, ntago ari mwese. Hariho abari kubwa amafaranga. Ubu tuvugana bamwe nibatangiye kugurisha ibyuma bari baraguriwe n'abakristo. Ese ibyo byuma ko babigurishije bazabaho n'ikicere cy'icumi? Ubu nibiri buribwe n'umuntu umwe muri bo? Ibyo mbabwira n'ukuri ntago mbabeshya. Bamwe batangiye gushyira ibyuma bari baraguze ku isoko, bamwe byaranagurishijwe byaragiye. Ariko mwabyo byuma hari imwe imisanzu y'abakristo bitanze, ariko n'ujya kureba urasanga barabikoreye, bari bazi ko bakorera Imana, nibyo bo babikoze bakorera Imana, nta kibazo bafite. Ari kuri gusanga amafaranga yavuye mu ibyo byuma nibyo ari bujye mu gifu cy'umuntu umwe cyangwa babiri cyangwa batatu bagize komite y'itorero ryari ririho. Reka mbabwire ko muri ingegera muri ibisambo rero nibyo mbona, nibyo ngiye byo mbabwira ndabibona, bimwe ndabibona, ibindi biragaragara. Nizi nkuru zabitubwiye uyu mugore yari ingegera nawe. Undi ati databuja ko udafite icyo vubesho kabiri, twadugeze kuri 11 reka tugiye kuri 12. Mbese ye uruta sogokuruza Yakobo wadufukuriye iri riba, kandi akaba yaranywaga amazi yayo ubwe n'abana be n'amatungo. Ubwo yari yibajije ku byo yaramubwiye ngo umusabye amazi y'ubugingo. Yaramaje ngo wayakura he? Kutizera nyine ntabwo yaraza aho yayakura, yabonaga naho yayabona. Yesu aramusubiza ati umuntu wese unywa aya mazi nazongera kugira inyota, ariko unywa amazi nzamuha
umuntu wese, Yesu yaramusubije ati umuntu wese unywa aya mazi azongera kugira inyota, ariko unywa amazi nzamuha nazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiramo isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Umugore aramubwira ati databuja, mpa kuri ayo mazi nazagira inyota, kandi nazagaruka kuvoma hano kuko ari kure. Yesu aramubwira ati genda uhamagare umugabo wawe maze ugaruke hano. Yaramubwiye ngo makuru ayo mazi ngo yarabyizeye avuga ati uyu muntu ashobora avuga ukuri, nyihera kuri ayo mazi maze ninywere, ntazongera kugaruka kuri iri vomo, ntazongera kugira inyota ukundi. Hari ukuntu umuntu ajya agira inyota muri we, ariko Yesu hari ibyo akora iyo nyota igashira, niyo mazi y'ubugingo. Aramubwira ngo nagenda ahamagara umugabo we ngo agaruke hano. Umugore aramubwira ati databuja, ma kuri ayo mazi nazongera kugira inyota ukundi. Yesu aramubwira ati genda uhamagara umugabo wawe maze ugaruke hano. 17. Umugore aramubwira ati nta mugabo mfite. Yesu aramusubiza ati uvuze ukuri kuko udafite umugabo, kuko wari ufite abagabo 5, n'uwo ufite ubu si uwawe, ibyo byo ubivuze ukuri. Umugore aramubwira ati databuja, menye yuko uri umuhanuzi. Basokuru bacu basengeraga kuri uyu musozi, namwe mukagira ngo Yerusalemu niho akwiriye gusengerwa. Urumva ngo basekuru bajyaga basengera kuri uwo musozi, ngo nabo bakagira ngo Yerusalemu niho akwiriye gusengerwa. Yesu aramusubiza ati mugore nyizera, igihe kizaza ubwo bazaba batagisengera data kuri uyu musozi cyangwa i Yerusalemu. Dore mwebweho musenga ibyo mutazi, ariko twebwe dusenga ibyo tuzi, kuko agakiza kava mu Buyuda. Harimo abasenga ibyo batazi. Muri izi ngegera harimo abantu basenga ibyo batazi, harimo abantu basenga ibyo bihangishijeho, harimo abantu basenga ibintu bakopeye ku bandi, ariko kuko Yesu we yarazi neza ko agakiza gaturuka i Yudaya cyangwa se mu Bayuda, iwe yagakomeyeho avugisha ukuri, ababwiza ukuri, atangira kubarondora ababwira ko bafite abagabo benshi kandi bavuga ko bari bafite n'abagabo bafite. Arabwa ati uvuze ukuri kuko n'uwo ufite n'uwo mwaranye Yesu wawe, kuko uri igisambura ingegera unyinya amazi, n'uwo mugabo uri kuvuga ngo n'uwawe n'ubundi nagari uwawe, n'ubundi wari ufite benshi ariko n'uwo mwaranye Yesu wawe. Yesu atangira kubarondora. Bumva Abayuda atangira kubarondora, atangira kubereka ubugegera bwabo aho bushingiye. Bagize kwimana amazi, none n'abagabo bafite nabo biba abandi. Umva nizo ngegera dutunze muri iyi minsi, zumva uraje wumva amaherezo y'umugore uri busange ibyaye izo nkuru za Yesu yarazizi mbere yuko banahura, ariko usange niyigize amenya ko ari Yesu bari kuvugana. Ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo abasenga by'ukuri basengera data mu mwuka no mu kuri, kuko data ashaka ko bene aba ari bo bamusenga. Imana itugirire neza. Ngo igihe kiraje kandi kirasohoye. Nababwiye se dukwiriye gusenga Imana gute? Imana dukwiye kuyisengera mu kuri no mu mwuka. Ese dukwiriye kuyisengera hehe? Mu mutima wacu, ariko tukayisengera mu kuri no mu mwuka. Igisubizo ngira ngo muracyumvishije. Nigeze kuba nabaza ngo ni gute twasenga Imana? Ese twayisengera he? Ni mu kuri no mu mwuka, kandi tukayisengera mu mutima wacu, tukamenya ko tugomba kuba mu mwuka. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiye kuyisengera mu kuri, mu mwuka no mu kuri. Ni mu mwuka no mu kuri. Ufite ukuri? Oya, tubwizanye ko ufite ukuri. Ufite ukuri cyangwa ibyo ubeshya uragenda ukabeshya ngo Imana iravuze ngo itavuze kugira ngo ubone indamu, cyangwa uri kugenda ukabeshya ngo Imana yambwiye gutya, umubwire gutya na gutya. Reka mbabwire, ngiye sinzaza ngo ati Imana yambwiye. Dore ahubwo Bibiliya yavuze ngo, kandi Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Noneho ngiye sindi uri kubivuga, ni ijambo ry'Imana, ni Bibiliya iri kubivuga.
kuko ngende kubisobanura mu Kinyarwanda cyacu abantu bimana nyine tubita ingegera kandi abantu bahemukira abandi bashaka kubiba n'ingegera. Rero iyi Bibiliya iravuga wenda ibijyanye n'ikiyuda basobanuye mu make y'Ikinyarwanda, nanjye ngendeye kuri iyi Bibiliya nsanze abantu bakora ibintu ari ingegera, ni ingegera kandi koko nose hari ubundi bisobanuro bw'igisambo cyangwa cy'umuntu ikindi gisobanuro cy'umuntu wimundi singegera sibwo busobanuro dufite mu Kinyarwanda, ntabwo bakize mu Kinyarwanda byinshi ariko ni ingegera. Umugore aramubwira ati nzi yuko Mesiya azaza ari we witwa Kristo kandi ubwo azaza azatubwira byose ambasha ariko sha ngo azi yuko ngazaza ngo kandi ubwo azaza azabwira byose azabwira byose kandi yamwimye amazi yahageze yamubonye ariko naramenya ko yaje. Hano dufite abantu birirwa bavuga ngo Yesu azaza kandi Yesu yamaze kuza, turagendana turakorana imirimo n'ibitangaza birakoreka ariko ntago bari kumenya ko Yesu turi kumwe. Iyi ngegera nayo ni yarazize ko Yesu yaje kuko yamwimye amazi kandi ngo imutegerejeho ko azaza akavuga byose, azavuga byose azabyumva. Utumvishije ko afite amazi y'ubugingo cyangwa se utumvishije ko afite inyota naza akamubwira ngo ihane buri azihana, ariko yaramurondo amubwira ko umbaga bafite n'uwaranye nawe ngo batari uwi. Ibyo byose atangiye kubimubwira mbere yuko agihumuka amaso ngo amenye ko n'ubundi yaje. Atangiye kumubwira ko yararanye n'umugabo umwe ariko na babandi batana tarabi kandi yamaze kuvuga ko nta mugabo afite, ariko arangije aramurondora. Yesu aramubwira ati ni njyewe tuvugana. Uwo mwanya abigishwa be baraza batangazwa nuko avugana n'uwo mugore, ariko ntihagira umubaza ati urashaka iki cyangwa ati ni iki gitumye uvugana natwe. Nuko uwo mugore asiga ikibindi cye aragenda ajya mu mudugudu abwira abantu ati nimuze murebe umuntu umbwiye ibyo nakoze byose. Yakabaye yamaze kwemera ko ari Kristo kandi nawe yarazi neza ko ntazababwira byose. Akimara kumubwira ko ari we Mesiya rero yahise avuga ati iki kibindi nikorera amazi n'undi saha mugisha tingaze n'urengende nge gutangaza amakuru. Ajya kuvuga akabonye Kristo. Urumva umuhanuzi nyawe ahageze si ngombwa akagenda yiratanga jewe musengera abantu 20 bagakira, sengera abantu 30 bagakira, ndahanura bikemera nahanuriye birasohora. No Yesu we yarakoze barangije barirukanga bajya guhuruza bavuga ati tubonye umuhanuzi twategwa twamera tubwiye byose nkuko twatumutegereje, naho wowe razo ukaza tubwira ibyo wakoze ibyo mwuka ukoresheje. Ariko ubundi reka mbabaza murinda muza mutubwira ngo Imana yankoresheje oya ceceka ibikorwa bivuge kuruta amagambo. Wowe uraza tubwira iby'amagambo wakoze ibyo bikorwa bikivugira ko na Yesu yakoraga ibitangaza bikivugira. Ahubwo tuzi tubwira ngo nahuye n'umuntu ngo ndamurondora uramurondora ceceka. Wowe ubikore wazagenda avuga ngo nahuye n'iki n'umuntu ambwira byose. Yuvuka tubwira ngo wasengeye umuntu ngo bigenda ukunuko no ceceka. Wowe niba ukurikije ibya Yesu Kristo bikore byo byivugira. Ibikorwa biruta iki amagambo. Wabonye umusengera agakira azagenda avuga ati ngewe runaka yansengeye ndakira. Ubwo abantu ubabone gucyo cyangwa se banisukanye baza gushaka icyo Imana yagushyizemo. Naho nubikora kugira ngo abantu ubona abantu benshi bagufollowinga bakurikira cyangwa bagufana, uzaba uri kuruhira ubusa. Bibiliya imbwira ko bene nk'aba ngaba ingorano zabo zamaze kuboneka tukiri mu isi barazakiriye byararangiye. Uzarya ko nzaza nkubwira ngo nakoze ibitangaza hana kuko iyo uzuba ngo wakoze ibitangaza si wowe wabikoze, ni Imana ibikurimo. Yuje uvuga ko ari ibitangaza byabaye rero kubgawe uburi kwihimbaza ubwize n'ukuri uburi kwihimbaza. Reka we kora amazi mirimo yivugira. Niyo mpamvu ngiye nyitangira nababwiye nimushaka nimumesha cyangwa subscribe munabyihorere, ariko mwumve ibyo mbabwira namwe mubisesengure mwumve ibyizi ngegera. Abenshi uzasanga ari ukubateye bari kubikora kugira ngo babone, bari kubikora kugira ngo babarebe cyangwa babafollowing cyangwa bakurikira. Noneho usange ijambo ry'Imana barihinduye gatogo baragishe, mbese
babikoze uko Yesu atabikoze, kandi ngo bemera Kristo bari gukora nk'ibyo Kristo yaje yigisha abantu nyine ngo bakizwe. Usange bari kwigisha bitandukanye n'ibyo Yesu Kristo yavugisha ibikorwa kuruta amagambo. Niyo mpamvu benshi rero musigaye muteraho kamera, mwajya gutungateraho kamera. Ibyo nibyo bitumye na leta ibyanyu ibyivangamo, bitewe nuko mwabonye ibibanza muteraho kamera, mwubatse muteraho kamera, mwasengera abarwayi muteraho kamera, bugiye mushikira mukabikora mwibanga nko Yesu bikoraga. Yajyaga akiza abantu ariko nimubivuge, ariko kubera ko bo byabarenze bakanga bakabivuga. Hari impamvu yababwira ngo nimubivuge, yagira ngo batabivuga bakabibwira abantu, ugasanga aramukonye mwokora bamubuza iki inzozi ziwe cyangwa se mission yamuzanye barimo bamurwanya nyine. Niyo mpamvu yababangu nimubivuga mu bigira ibanga rega. Niyo mpamvu none mwebwe mwakoresheje mwakoze ibikorwa bikaruta amagambo. Makumyabiri n'umunani, nuko uwo mugore asiga ikibindi cye aha twari twasomye tugere 29. Nimuze murebe umuntu umbwiye ibyo nakoze byose, murebe aha ariko ari Kristo ariko mukekeranya. Bava mu mudugudu ngo baze ahari, batarahagera abigishwa be baramwinginga bati, mwigisha akira ufungure. Hahandi nababwiye ngo kuki abigishwa bashaka ko tubafungurira muri iyi minsi, kandi Yesu we baramubwiye ngo akira ufungure. Mwaje mu bukundu yabasubije, arababwira ati mfite ibyo kurya mutazi. Urumva baramubwiye ngo niyakira afungure, arababwira ngo mfite ibyo kurya mutazi. Wowe wigisha abandi wakaba ufite ibyo kurya bigishwa batazi. Singoma kubabwira ngo naraye ibijumba, naraye imiceri, unanyweye icyayi, ngo navuye kucya. Urabibabwira ubundi ngo bimamarire iki? Wakivuye ariko ari wakibuze. Amakaroni yarakunaniye ko ari wayabuze, yamuhayajye. Muri abo bantu uri kubwiriza ntamuza mutera abantu inuza icyo niki, barashonje uraza bavuga ngo byarakunaniye. Barashonje ariko kuza babwira ngo babigukuyeho nyine kuko byari byaba byinshi mu mubiri. Wabihaye se utabifite akabije. Yibonye abaza kuvuga ati ese ninde muntu utarya amakaroni ngo nyamuhe, ninde muntu utagifite ngo nyimugurire. Ariko ikibazo uri kuza urata ko bana bigukuyeho byakunaniye. Gusa ubwo ko ngizo ukuri, ubwo umuntu ushonje yafashwa. Mujya mumbabaza cyane. Abigishwa baramubaza bati, mbese hari uwamuzaniye ibyo kurya? Yesu arababwira ati, ibyo kurya byanjye ni ugukora ibyo uwantumye ashaka. Wabyumvisha ibyo kurya bya Yesu Kristo byari byo? Byari byo gukora ibyo wamutumye akeneye, ashaka, yamutumye. Mwebwe mwatumwe nande? Ntundi ninde wabatumye mwebwe? Ntago mwitumye. Satani wabatumye, mwaba antikristo, ntago mukira abakristo kuko muri kuza muvuga ibitandukanye n'ibye. Ninde wabatumye wundi? Ninde wabatumye? No gukira no kurangiza umurimo we. Wabyumvishije ngo no kurangiza umurimo we. Mwebwe ikibazo mwaritumye. Niyo mpamvu muza muturatira ibyo mwariye, mutubwira ibyo mumaze kugura, mutubwira amasambu, mutubwira inzu, mutubwira visa, mutubwira ko itanze visa. Abaza Imana yajyaga ihabwira abantu ngo bihane ibyaha ibi nibi, yavuyeho. Mwaremye indi Imana itanga visa, itanga indege, itanga amasambu, itanga inzu, ikuraho impfu gusa. Niyo Mana mwabonye. Nimbabwira ko mukore by'ubugegera ati kandi mwarangiza ati niyo naraguhanura uzaza ushima Imana, cyangwa ati mutange igitambo mbere yuko ibyo bisohora. Ibitambo nababwiye ko ituro byari ibitambo byakira kwa gushaka inungura. Yesu ataraza aho yaziye, noneho musigaye mutubwira ngo ibitambo dutange ba Isaka, dutanga amafaranga. Urumva bishatse kuvuga ngo Yesu musigaye mwaramuhinduyeho nk'aho atari igitambo kizima gishimwe, kandi Yesu niwe gitambo twabonye. Ariko ikibabaje musigaye mutubwira ibitambo namwe byahindutse amafaranga. Ariko Yesu tumaze kumenya ibyo kurya bye ibyari byo. Yari afite initiative yo kurangiza umurimo wamutumye. Yari afite initiative yo kuba yagera ku cy'umwami, ku cyo Imana data yamubwiye kuza gukora muri iyi si.
ntabwo yari afite inyota y'ibyo bari kumuha, ntabwo yari afite inyota kumubwira ngo mugure imodoka y'umushumba, mugure imoto y'umushumba. Ntabwo ibyo ngibyo kuri Yesu byigize bikora. Ariko Yesu ni umusitari, ndamwemera. Niwe musitari wa mbere nabonye ku isi, muri isi ya rurema. Niwe musitari nabonye wo mu isi, kuri iyi si ya rurema. Naho abasitari bakiyongera buri munsi, nta n'umwe ushobora kumurengaho. Niwe musitari wa mbere nabonye kuri iyi si ya rurema. Naho abasitari bakiyongera buri munsi, nta n'umwe ushobora kumurengaho. Nta n'umwe ushobora kurenga kuri Yesu. Naho byagenda gute? Mbese nimuvuga ngo hasigaye amezi 4 isarura rigasohora, dore ndababwira nimwubura amaso murebe imirima yuko imaze kwera ngo isarurwe, umusaruzi ahabwe ibihembo. Ateranirize imyaka ubugingo buhoraho, ngo umubibyi n'umusaruzi banezeranywe. Kuko ari ijambo ari iry'ukuri ngo habiba umwe hagasarura undi. Nabatumye gusarura ibyo mutahinze, abandi barakoze, namwe mwazunguye umurimo wabo. Nuko benshi mu Basamariya bo muri uwo mudugudu bizera Yesu, kuko bumvise amagambo y'uwo mugore ahamya ati, yambwiye byose nakoze. Ati yambwiye ibyo nakoze byose. Nuko Abasamariya bamusanze baramwinginga ngo agumane nabo. Asubirayo kabiri. Imana itugirire neza. Yesu yabwiye iby'umubibyi n'umusaruzi, ukuntu umubibyi abiba abandi bagasarura. Ababwira ko avuga ngo harabura amezi make kugira ngo ngasarure, ngo nawe ni nk'uko ashobora kureba umurimo wa se nyine nk'uko yamutumye, kugira ngo nyine asarure ibyose yamubwiye, ibyo akore umurimo wose yamutumye nyine, kugira ngo we yarebaga igihe gisigaye ku byose yamutumye, akabona kiri kumucika nyine. Nk'uko nawe ushobora kuvuga ngo isarura rirageze, wenda nzatinda gusarura cyangwa nzakoranya umusaruro mu buryo, ibintu nk'ibyo. Nk'uko mugenda mubara nyine, abahinzi murabyumva, muvuga ati hagiye kubaho gusarura, hagiye kubaho guhunika, ibintu nk'ibyo, kugosora. Mbese nawe yagendaga abibara vuba na vuba, kugira ngo bimubere ibyo kurya mu rugendo, amenye ko agomba gushyitsa cyose yamutumye, ari we Data, ari we Imana. Hizera abandi benshi baruta abambere, kuko biyumviye ijambo rye. Maze babwira uwo mugore bati, noneho si amagambo yawe yonyine aduteye kwizera, kuko natwe twiyumviye tukamenya ko uyu ari we mukiza waba ari mu isi koko. Iyo minsi 2 ishize avayo ajya i Galilaya, kuko Yesu yahamije yuko umuhanuzi atagira icyubahiro mu gihugu cy'iwabo. Ageze i Galilaya, abanyagalilaya baramwakira, kuko babonye ibyo yakoze i Yerusalemu byose mu minsi mikuru, kuko muri iyo minsi nabo bari bagiyeyo. Nabyumvishije. Imana itugirire neza. Yesu yavuze ko nta muntu ugomba kugira icyubahiro w'umuhanuzi iwabo, nta muntu ugomba kugira icyubahiro.
ariko murangije mwaza ngo nimwemere kumanura, mwemere ko nkora ibi n'ibi, ubikora se ni wowe ubikora cyangwa ni Imana ikuri ubikora? Riga buriya nge mba narumiwe, ubundi ni wowe ubikora cyangwa ni Imana ikurimwo ibikora? Kabona umuntu wishyize hejuru urikakaje wigiza karaha kajya he, ngo gukora ibi n'ibi, ngo gukoreshwa ibi n'ibi, ngo nimba kwita iki n'iki. Reka rero nkubwire, nge nta muntu nzita dadi cyangwa mwite mami. Reka ibyo n'ibyavamo. Nagira ngo ubwire ngo icyo ubiye nicyo usarura, nubiye icyubahiro uzasarura icyubahiro, kandi bene nk'abo ngabo barwanira icyubahiro cyo mu isi bamaze kubona ingwano zabo. Murakoze simvuze byinshi. Imana ibaha umugisha rata mwe mwabyumvishije, gusa namwe mwongere musomere ijambo muri busanga harimo inyigisho nyinshi cyane twakagombye kurebaho tukazikurikiza, maze tukabona kubona ubwo bugingo, maze Nyagasani Imana ibaha umugisha. Nukuri kose ibaha umugisha pe. Ariko nababwira ngo musome Bibiliya hatagira umuntu bayobya, hatagira ingegera muhura nazo zikabayobya ugasanga zibajyanye mu bindi bintu. Ntago nabura ko abantu ingegera basigaye ariko kwamaza antikristo, kuko abantu bose bavuga ibitandukanye bya Kristo na antikristo, kuko bari kwigisha ibintu bitandukanye bya Kristo kandi baje bakurikiza Yesu Kristo, ariko birabananiye bari gukurikiza ibya antikristo bagira ngo bibonere indama. Murakoze.